I've also had people come to me and warn me and say, President, you know, you are too vocal. You say things that challenge these people who have the power in their hands, and they're going to kill you. Well, first of all, it means they're killers. But my answer to them is, you know what? If I were to be there to just accept these things to happen, I don't think I would count myself as living anyway. It's like I would already be dead. To live a life of lies, of pretense, and all my life to somebody else, I would be dead anyway. So why don't I die fighting? Kuri ntabwo kukigenderwaho. Ni nacyo gituma, ariko reka mvugane, hari umuntu w'inshuti yanjye wigeze kumbaza atari ko wowe nk'umuntu ubaho ute ugahuza bimwe, ndaza kubivuga mu rurimi rw'amahanga, arambaza tubaho ute ugahuza the dark past and the cruel present. But how do you manage that? Ariko uko nabyumvaga ntabwo ari igihe yabazaga gusa, yabazaga u Rwanda. Bavuga ngo u Rwanda mubaho muti, with a very dark past and a very cruel present. Icyo namushubije nuko from the beginning we were under an illusion that the two were siblings and we had to deal with them as such. You have to deal with the cruel present, knowing that it is very, very much related to the dark past. They are inseparable. So for us, we have a choice to make. You are either crushed in between and you stop existing. Kubabarira gushaka kugira ngo dutere imbere, dutere intambwe mu gihugu cyacu twubake, ntabwo bivuze ngo turahemba abicanyi, abantu bicanyi. Ntabwo ari cyo bivuze. Ntabwo bivuze ngo abakoze
ubwicanyi wakoze neza ntabwo ari biyo ariko na bamwe mu bakoze ubwicanyi iyo babyicuza iyo basaba imbabazi abantu borosaho tugatera imbere kuko turashaka igihugu gitera imbere. Hashize imyaka 30 jenoside ihagaritswe, ariko ikinakomeye cyane nuko hagiyeho n'ubuyobozi buvuga ngo harabaye ntihakabe ibingibi ntibizongere kubaho. Ariko nanone tugomba gutekereza ko iyo ngengabitekerezo yaje kubyara jenoside yari maze imyaka irenga 100 kandi ishyigikiwe n'ubuyobozi, iri mu baturage bafite umubare munini. Kandi noneho nta nubwo ari ikibazo cyari kiri mu Rwanda gusa, ni n'ikibazo ubwacyo cyabibwe n'amacakubiri baturutse hanze, nabo kugeza ubu ngubu muri imyaka 30 batifuje ko u Rwanda rwakongera rugasubirana, ariko cyane cyane baratinifuza ko hagira ikigaragara ko babigizemo uruhare. Izo ngingo zose rero nangiye kuvuga ngo izo parametre turaza kureba uko twabyita mu Kinyarwanda kugira ngo abantu bose babyumve neza. Nibyo bibazo bigenda biba niyo myaka yose yashize, nabo babigizemo uruhare. Bamwe barahangaha kuko n'ubundi n'Abanyarwanda, abandi bahungiye mu mahanga baracyafite ijambo. Noneho nabo n'ibyo bihugu mpuzamahanga ndetse n'imiryango, umuryango w'abibumbye, Kiliziya Gatolika, amashyirahamwe ya Kiliziya Gatolika mujya mwumva nko mu Bubiligi umuryango uhuza amashyaka ya Kiliziya Gatolika yitwa IDC. Abo bose rero ntabwo buri gihe baba bakumve banahagarara, ariko burya n'igikomeye nanone cyane cyane nko kuri iyo miryango mpuzamahanga gituma iyo ngengabitekerezo ikomeza kugenda igaragara, ni ikintu cyitwa ipfunwe. Ipfunwe ryo kuba bo baraje hanyuma bakabona ibyo bakoze byavuyemo jenoside, ugasanga isi yose irabagaya. Buri gihe rero baba bafite ubwo buryo bwo kugira ngo bagende benyegeza, bikagenda bikanyura mu bo bakoranaga muri icyo gihe, bagasaza bakabiraga abana babo, bagasaza. Ubu ngubu hakaba hari urubyiruko rugenda rugatinyuka rukibumbira mu miryango nka Ijambo, ASBL, bagashyiraho itangazamakuru. Ibyo bibazo nibyo uba ubona ko ikabona barikorera, ikabona baritera inkunga. Kuko nko mu Bubiligi hari ahantu usanga ukavuga uti uriya ni umuryango w'Ababiligi wiyemeje gutera inkunga abandi Banyarwanda barwanya u Rwanda. Ugasanga bafite amacapiro, barasohora ibitabo, barasohora inyandiko, ibyo byose ugasanga byose biraho ngaho.